rero abantu bavuga ibintu bahagazeho ntago nyakubahwa Musenyeri Dr Karimba Gerard ntabwo ari igisambo nk'uko babivuga, ahubwo yakoze iby'indashyikirwa. Turamubara mu ntwari rero yuko yahagaze kuri Anglikani neza rwose. Murakoze. Yego bakunzi bacu mudukurikiye mumenye ko ubu ngubu navuye i Kigali, aba babyeyi bambwiye ati ntago turi buryame. Iki kiganiro tugikoze ninjoro. Bavuze ntago turi buryame, dufite agahinda, turababaye kubera umubyeyi wacu ibintu biri kumuvugwaho bamusebya kandi twebwe tumuzi. Tubana nawe umunsi ku wundi. Niyo mpamvu twavuze ngo tuganire hanyuma abantu bamenye ukuri. Rutayisire ngo bamuguriye imodoka ngo Musenyeri agira ishyari. Oya shyira mu bwenge banze utekereze neza. Musenyeri ntago ari umuntu uciriritse uri aho ngaho ukennye wakubiswe ku buryo abona bafite imodoka akavuga ngo nanjye uwayi. Ese Musenyeri agenda n'amaguru? Bakubwiye ko Musenyeri atega moto ku buryo bagurira imodoka umukozi w'Imana Musenyeri akavuga ngo ngize ishyari ngo nanjye bayingurire. Icyo ni ikinyoma. Ibyo bintu nta kintu bimariye ababyumva rwose. Turabyemeranyeho. Abantu bumva icyo kiganiro ntago buzura umwuka. Okay, uza kunsomera muri cya kiganiro muri commentaire unyere ku wateye hareruya, unyere ku wihannye. Avuga ati Imana imbabarire ku bw'icyo kiganiro numvise Imana. Nimba ugiye mu kiganiro cyitwa ko ari ikiyobokamana, ntuvuga Imana ngo yumvikane, ahubwo ukavuga ibibi bibera ngo mu madini, ngo ibi bibera mu bapasiteri, ngo ibi bintu simbyemera. Nimba umuntu yakora nikosa, afite uburyo yasengerwa, kumusengera byakunanira, ubuyobozi bw'itorero buba buhari. Ibi bintu byadutse byo gusebanya, ibintu byadutse ngo mu itorero ryacu rya ADEPR ngo muvugizi, ugasanga umuntu umuturage muntu wo hasi nkanjye arahagurutse aragiye aravuga ntazi naho barara, ntazi naho inama zibera, ukavuga warangiza ukavuga tubwi iwacu byaracitse, ukadukira itorero ryaracitse. Reka mbabwire, reka mbaho umucyo kuri ibi bintu. Ngiye ikintu cyambabaje ni ukubona uvuga ibibi gusa by'umuntu, ntunagire ikintu cyiza na kimwe ugaragaza. Ubundi buriya hari iby'abanyamakuru bakwiye kuvuga, hari n'ibyo badakwiye kuvuga. Hari uwo bakwiye kuvuga n'uwo badakwiye kuvugaho. Bariya abantu baba barashyizweho ubwiza bw'Imana, baba barasizwe amavuta. Ntabwo uriya mubyeyi ari wo guhangara ngo upfe kuvuga ngo ndi umunyamakuru ndakora, ngo reka muhamagare muvugishe ibintu bijyanye na biriya. Ntabwo rwose kiriya kintu cyo ni ukumwubahuka. Ikindi nakongeraho, hari icyo bavuze ngo nyakubahwa Musenyeri ngo ntabana n'umudamu we ngo amaze imyaka 30. Buriya byarambabaje cyane. Wari uzi ko yahubwirwa ari urugero rwiza rwo kureberwaho? Mwari mwabona abashumba birirwa bandagaza hariya basambanye, babazaniye abana, baciye inyuma abagore babo. Mbese hari ubwo mwaba hari hoteli mwamufatiyemo? Mbese hari umudamu waba yarazanye umwana ngavuga ati bundarega Dr Gerard Karimba yaba yaranteye inda? yimikwa nari impari atangira kuyobora diocese iri hasi cyane, nta mashuri, nta mavuriro, diocese ikikorera Ishyogwe. Rero kubona abantu baje bagatinyuka bakinjira ku butaka bw'itorero, itorero batanarizi, n'uwo baje gusebya batamuzi, wumvaga n'amazina ye batazi kuyavugaho, nakuba arimo kugenda bakosorana kuvuga amazina ye. Urumva n'umuntu urimo kuvuga gusebya ntumuzi, n'amazina ye ntuyazi. Wabonye ko bagiye bakosorana, ntabwo ngiye nshaka kuyasubiramo kuko uriya ni nyicyubahiro. Mu by'ukuri rero ibyo bavuga ngo imitima ngo y'abanyeshyogwe ngo babuze uruvugiro ngo bagize gute, Ishyogwe nta kibazo dufite. Ni umukristo w'Ishyogwe wahakirijwe uhatuye, Ishyogwe nta kibazo dufite. Ibyo twagiye twumva biriya yenda bashobora kuba babifitemo inyungu zabo tutazi.
ya turabasuhuje, amahoro y'Imana abane nawe wowe udukurikiye uri mu Rwanda cyangwa uri mu mahanga. Twizere ko umeze neza, nimba bitameze neza biraza kumera neza kubera Imana twizeye ni nyembaraga, ni nyamaboko, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Nk'uko mubibona rero kuri kamera turi kumwe n'ababyeyi bariho ubwiza bw'Imana, ndetse turi kumwe n'ibinyamakuru bibiri, Gofero TV show, hanyuma na Fortune Musabimana official. Fortune Musabimana official, hanyuma akaba ari nawe CEO w'icyo kinyamakuru. Hanyuma turi kumwe rero n'umutumirwa Mutabonwa Clementine. Mutabonwa Clementine. Ubu rero tugiye kuganira tayari, ikiganiro cyatangiye. Nanjye nitwa Jean Paul Mutabazi, hanyuma nitwa Musabimana Fortune. Ndabashuhuje abakunzi banjye, inshuti zanjye, abantu tuziranye, abantu dusengana, abantu mwese, abari mu gihugu, abari hanze, ndabashuhuje cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Amen. Hanyuma rero mwabyumvise ko ikiganiro kirashyushye. Kirashyushye, mwicare mwumve. Tugiye kuganira ku bintu bifite umumaro cyane cyane mu bwami bw'Imana, ariko ntitwabiganira tudasenze. Niyo mpamvu tugiye gusaba uyu mubyeyi uri iruhande rwanjye, hanyuma agasenga Imana, tugatangira ikiganiro. Karibu no gusenga. Mana ishoboye byose, turagushimye muri uyu mwanya, tugushyize hejuru kuko uri Imana ishoboye byose, uhimbazwe. Uyu mwanya turi hano hantu, turasabye kugira ngo ubwiza bwawe bwururuke ku bana natwe, udufashe, ufashe abatwumva muri iki kiganiro tugiye kugirana. Turasabye cyane kugira ngo udushyigikire nk'Imana, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana iguhe umugisha. Hanyuma tugiye kuganira ku nkuru imwe yagiye icicikana mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko kandi itararyoheye amatwi y'abayumvise bitewe n'ibintu birimo byasesenguwe, ariko dushaka kugira ngo tubiganireho uyu munsi. Iyo nkuru iri kuri Zaburi nshya, ikaba no ku bindi binyamakuru byandika. Hanyuma iyo nkuru ivuga ku mu bishop cyangwa se nyakubahwa Karimba Gerard, Dogiteri Musenyeri Karimba Gerard. Yego, Dogiteri Bishop Musenyeri Karimba Gerard uyoboye Diocese ya Shyogwe mu itorero rya Anglikani. Hanyuma uyu mubyeyi w'icyubahiro Imana yahamagaye, umaze imyaka myinshi ayoboye umukumbi w'Imana, ari umushumba w'itorero, habonetse umwuka umurwanya, niko turi bubivuge hari muri kino kiganiro. Abadukurikiye n'abacyumvise muraza kutubwira muri komanteri wenda uko mubyumva, ariko yavuzweho ibintu bitari byiza bisa nkaho bimusebya. Impamvu turi hano rero turi kugira ngo tubisesengure, tunabiganireho, duhe n'abantu kuri. Hari igihe umuntu azahari akavuga, ariko baravuga ngo hari igihe umuntu avuga n'undi akavuga, ariko abatega amatwi iyo abantu bavuga ari babiri, abatega amatwi baravuga ngo bari abantu nubwo bavuze ari babiri, ariko nemeye ibyuriya bitewe n'ukuri. Baravuga ngo ikinyoma kiriruka, ariko ntago gisiga ukuri. Ukuri nubwo kwaza kugenda gahoro, ariko ukuri kuhagera mbere, kuhatanga ikinyoma. Bibiliya iravuga ngo abo kubaha tububahe. Nimba umuntu Imana yaramuhaye icyubahiro, tugomba kukimuha. Wenda washobora kutishyira hejuru, ariko Bibiliya iravuga ngo abo kubaha tububahe. Nicyo kiganiro tugiye kuganiramo. Hanyuma waduha gatoya ku mateka ye, wenda n'igihe yavukiye cyangwa uburyo umuzi, kugira ngo n'ababa muri Diocese ya Shyogwe, ntekereza ko ni umugabo uzwi cyane muri kino gihugu cy'u Rwanda. Imana yamukoresheje ibintu bikomeye, amaze imyaka myinshi ayoboye Diocese ya Shyogwe. Numva wenda watubwira mu magambo arambuye uburyo uzi uyu mugabo. Urakoze cyane. Nyakubahwa Dogiteri Musenyeri wa Diocese ya Shyogwe Karimba Gerard ni umubyeyi. Yego. Ngewe uko muzi yagiye ku bushumba mu mwaka w'1997. Nari umwana mutoya ariko uhamagawe muri icyo gihe. Diocese yacu uburyo yari iyobowe bwari uburyo
nyine yari ikiri hasi mu by'ukuri twari tuvuye no mu bihe bikomeye bya jenoside yakorewe abatutsi 1994 urumva haciyemo imyaka mikeya hanyuma ajya ku buyobozi yagiyeho diyoseze ikiri hasi twe twavaga ku Ntenyo njye niho mvuka kuri paruwasi ya Ntenyo tukagenda n'amaguru tukamanuka tukazamuka tukajya gusengerayo ariko byari ibihe bigoye amaparuwasi akiri makeya ubuzima bugoye Geredi rero Imana imuhamagarira umurimo w'ubushumba araza ayobora diyoseze yacu ya Shyogwe ukuntu nabonaga yayisanze rwose byari bikiri hasi mu buryo bukomeye amaparuwasi ari make cyane amakanisa ari make cyane yewe n'icyo twita ububwiriza bwo bwari butaranabaho yego Bishop araza ari umuntu uciye bugufi itorero ryacu rya Eyari akenshi wasangaga harimo abantu n'imiyoborere n'uburyo bafasha Imana n'uburyo bakizwa abakristo baraboneka badutegura ibiterane diyoseze yacu yagize ibiterane igira ububyutse bukomeye mu rubyiruko igira ububyutse bukomeye muri Madazi Niyoni hanyuma abantu turakizwa uzi ko nuzuriye umwuka hariya muri groupe scolaire ya Shyogwe twagiye gusenga mu biterane by'urubyiruko twari dufite ibihe byiza uriya mushumba umva no mushumba hanyuma waruzi ko no kugira ngo tubone umuntu usemura ururimi niba tubonye abantu b'abanyamahanga kugira ngo basemure n'ururimi abantu tubashe kumva bagomba kujya hariya mu kigo cya groupe scolaire ya Shyogwe bakazana abarimu bakadusemurira ariko Musenyeri Geredi Karimba azana intego ivuga ngo roho nzima mu mubiri muzima iyo ntego twayigendeyeho tuyihimbamo indirimbo abantu turayigenderamo kandi umuntu wese afata intego yo gukizwa ariko agakizwa agomba kugira roho nzima mu mubiri muzima icyo ngicyo cyaratunejeje cyane kandi icyo cyahise gifata intera Musenyeri avuga ati ntago itorero rigomba kuyoborwa n'abantu batize ikintu yakoze cy'ingenzi gikomeye wari uzi ko buriya abashumba bose dufite mu maparuwasi bize teoloji bagiye mu mashuri abohereje mu mashuri akora ibishoboka byose yaba abaterankunga yaba imitungo yose ibonetse yohereza abana mu mashuri yaba abo bashumba bariga nanjye uzi ko ariko nize nanjye Imana yangiriye neza njya kwiga kubera diyoseze kubera iyo ntego Musenyeri yari afite yuko umuntu agomba gukizwa agasenga kandi afite n'umubiri muzima abasha gukora hanyuma abashumba bariga ubu dufite abashumba bamwe bamaze kugera ku rwego rw'ubudogiteri hanyuma uzi ikindi yakoze yafasha abana b'abapasiteri avuga ati sinabona icyo mbaha abashumba bari mu murimo ariko abana bajya kwiga abana bajya mu masegonderi abana bariga dufite urutonde rw'abantu benshi barihiriwe na diyoseze ya Shyogwe iyobowe na nyakubahwa Dr. Karimba Geredi ibyo bintu ni ibintu by'ubutwari cyane tumushimira wenda turaza kugenda tubigarukaho kuko buriya hari igihe umuntu avuga ibyiza ku muntu bikaba byafata indi ntera kuko ubu utwinjije mu kindi kintu tuba dutegura ikiganiro kuko abadukurikiye wenda ikiganiro tugiteguye bwije turagira ngo tuzategure noneho ikiganiro ari ku manywa twebwe twihamagarire aba bana b'abashumba b'abapasiteri nabo baduhama sibyo kubera ko hari igihe abantu bavuga ibintu ukajya hariya ukavuga ariko nta bimenyetso ufite uyu mugabo twicaye hano tuvuga nyakubahwa Dr. Karimba Geredi ni umuntu wakoze ibintu by'indashyikirwa mu murimo w'Imana bitagakwiriye kwibagirana ngo nuko hari inkuru tutazi aho zaturutse zamuvuzweho kuko ubu kano kanya tuvugana iyi nkuru iri gucicikana ivugwa abayivuga nabavuga ngo twarabisomye ngo twabisomye ngo mu kinyamakuru ngo cyandika ngo bamwanditseho iki ngo hari n'abakristo ngo babivuze ngo biravugwa ariko nta mukristo twabonye kuri kamera ngo azavuga ati jyewe ndi umukristo uwo bishop yandiriye amafaranga uwo ntawe tubona aka kanya tuvugana nta mupasiteri wo muri diyoseze ya Shyogwe wari wajya kuri kamera ngo avuga ati ibyo bavuga kuri Musenyeri
nanjye ndabyemeza izo nkuru mwazikuye muzikurahe nimba nta mupasiteri wemeza ibi bintu akaba nta mudiyakoni wemeza ibi bintu ngo ufate ibintu nanjye ndabizi izo nkuru zavuye he? Reka twakire uyu mubyeyi uri ibumoso bwanjye hanyuma nawe agira icyo avuga turaza gukomeza tuganire. murakoze cyane. Iyi nkuru narayumvise irambabaza numva ncitse umugongo, ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu mubyeyi yarakoze rwose. Uyu mubyeyi tuvuga Dr Musenyeri Karimba Gerard yakoze ibintu by'indashyikirwa. Mu kuri ntago ari aya maparuwase gusa, amavuriro twarayabonye muri iyi diyoseze yari ayoboye. Ndabyibuka ko yatwigishije ndi umwana muto ubumwe n'ubwiyunge, atwigisha ikintu gushishikariza abantu ubumwe n'ubwiyunge. Abantu bariyunga, uwiciye undi asabana na mugenzi we imbabazi. Kandi ntago ari ibyo byonyine gusa, amavuriro rusange arahari, amakanisa araguka, ububwiriza buravuka. Hanyuma kandi nubwo n'aba bana b'abapasiteri babonye uburyo bwiza bwo kwiga, ariko n'abatarize batabashije kujya kuguma boarding, ariko babonye n'imyuga. Imyuga ibaho hafi, atwigisha iterambere rirambye. Umuntu agakora ibintu bimuteza imbere mu buryo bwose bushoboka. Ari bw'abadamu batangiye kwiga kuboha imipira, ibintu byinshi, imishinga myinshi iciriritse itugeraho twiteza imbere. Rero ibi bintu narabyumvise numva birambabaje. Natekereza ko njye ubwanjye uyu mubyeyi yayoboye atangiye urugamba rurakomera. Sinakwibagirwa bamutera grenade, byari bikomeye cyane, ariko arihangana arakomera kuko Uwiteka yari yaramuhamagaye. Bamuteye grenade ari Musenyeri, ndabyibuka turi mu giterane cyabereye Ishyogwe. Baramuhiga, baramurwanya, bamugendaho, ariko Imana irakomeza iramushyigikira. Rero numva rwose umuntu yazajya avuga inkuru, ariko akavuga inkuru azi neza atari ugusebya umuntu, kuko ntago ari uku diyoseze. Nubwo nari muto ariko nari nzi ubwenge. Iyi diyoseze yarayibungabunze, akora ibishoboka byose, arayubaka. Byose turabibona, ni ibyo gushimira Imana. Rero abantu bavuga ibintu bahagazeho, ntago nyakubahwa Musenyeri Dr Karimba Gerard ntabwo ari igisambo nk'uko babivuga, ahubwo yakoze iby'indashyikirwa. Turamubara mu ntwari rero yuko yahagaze kuri Anglikani neza rwose. Murakoze. Yego bakunzi bacu mudukurikiye, mumenye ko ubu ngubu navuye i Kigali. Aba babyeyi bambwiye ati ntago turi buryame. Iki kiganiro tugikoze nijoro. Bavuze ntago turi buryame, dufite agahinda, turababaye kubera umubyeyi wacu ibintu biri kumuvugwaho bamusebya, kandi twebwe tumuzi, tubana nawe umunsi ku wundi. Niyo mpamvu twavuze ngo tuganire, hanyuma abantu bamenye ukuri. Nawe ubabaye uhumure, umubyeyi wacu uko biri kose umurimo w'Imana, Imana irawushyigikira. Uw'Imana yasize amavuta iramukurikirana. Amagambo ari kuvugwa kuri Musenyeri wacu nta kintu azahungabanyaho umurimo w'Imana, kuko turi hano kugira ngo duhe abantu ukuri. Turi hano kugira ngo duhe abantu ukuri, duhe umuntu icyubahiro akwiye. Imyaka itorero Anglikani rimaze rikorera hano mu Rwanda ni imyaka myinshi cyane. Ni itorero rifite ubuyobozi. Uyu nyakubahwa Musenyeri Karimba Gerard turi kuvuga ntago ari we mukuru w'itorero mu gihugu cyose, afite abandi bayobozi bakorana nawe. Iki kibazo cyananiwe gukemurwa n'abandi basenyeri bagenzi be. Kandi buriya wari uzi ko buriya
Dr Gerard Karimba ari umuniye wa Archbishop ni umunyacyubahiro ntekereza ko buriya ujya kuvuga inkuru ujya ubanza uvuge nuko uyihagaze uhe n'umuntu icyubahiro cye mu by'ukuri uvuze ngo Dr Karimba Gerard yariye imfubyi amafaranga ngo ya kompasiyo twaracyumvise cyaratubabaje ngo yariye ngo ibigo by'itorero mu by'ukuri yagize uruhare rukomeye kugira ngo tubone ibigo by'amashuri ubu dufite ibigo by'amashuri nababwira ko bigera muri 30 hafi na 4 nagenda mbaha nk'urugero nkababwira ariko iyo uvuze ngo hari ikigo kimwe ngo cyitwa Saint Peter ukavuga Hanika ukavuga bibiri ngo musenyeri ngo Gerard Karimba yaragiye ajya amafaranga ni ikintu kibabaje cyane niba musenyeri afasha abakontabure agafata umuyobozi w'ikigo akamutuma cyangwa se akamwaka akazi akamuha akazi yakagombye hubwo kuba kutugaragariza akagaragariza diocese umusaruro w'ibyo bagize gute bamutumye hari amaraporo yagiye atangwa n'ibyo bigo nta audite yigeze ikorwa ngo iyo audite erega n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu bwakurikirana icyo gisambo gute wafata umuntu mwuri ukavuga ngo ni igisambo ngo yarariye ngo arashaka ngo amafaranga y'imodoka mu by'ukuri ntekereza ko musenyeri abuze imodoka gute urutekerezo ngo ashaka ngo impongo yabonye ngo baguriye imodoka uriya mukozi w'Imana Rutayisire ngo bamuguriye imodoka ngo musenyeri agira ishyari oya shyira mu bwenge banze utekereze neza musenyeri ntago ari umuntu uciriritse uri aho ngaho ukennye wakubiswe ku buryo abona bafite imodoka akavuga ngo nanjye uwayi ese musenyeri agenda n'amaguru bakubwiye ko musenyeri atega moto ku buryo bagurira imodoka umukozi w'Imana musenyeri akavuga ngo ngize ishyari ngo nanjye bayingurire icyo ni ikinyoma hanyuma icyo dushaka kugira ngo tuvuge turi kugira ngo tunigishe rimwe na rimwe abantu bajye bamenya uko bavuga abakozi b'Imana ni abantu basizwe amavuta hari n'igihe uvuga ibintu bikagutera umwaka wowe uragiye hariya uvuze musenyeri umuntu Imana yahaye icyubahiro umaze imyaka ayobora umukumbi w'Imana ugiye hariya uramusebeje buriya Dawidi Imana imuhamagara yamuhamagaye bikomeye araza akora iby'ubutwari ariko yari afite Sawuli kandi ari we umukoresha buriya ntabwo tubuze ba Sawuli bariho hari ba Sawuli murabizi ko Sawuli yaterwaga n'abadayimoni ariko bakazana Dawidi akacuranga imyuka mibi ikagira gute ikagenda murabizi ajya kurwanya n'abafilisitiya akica Goliyati baje bamusingiza ingamba zo ahantu hose yarwanye hanyuma ishyari rirapfuka uzi ko ari ishyari riba ryaje abantu bakazana ishyari ahubwo bagahamagara bati ngwino Prezire tuguha amakuru tukubwira ibintu bitabaho umuntu uba udashaka kugaragara nk'ubu ngo aze kuri kamera aza avuga ati jyewe Dr Gerard Karimba ubu ngubu muzaniye umwana yanteye inda wamugaragaza ubu wazana umuntu ukavuga uti mu kigo cya Hanika wavuze hakozwe audite dusanga Gerard Karimba yarafashe amafaranga ayavana mu kigo ayajyana mu rugo rwe ubu iyo ntuza wayigaragaza niba bazana abo bantu babivuge sibyo niba bazana abantu babivuge ikindi kandi abantu mufite ibinyamakuru by'iyobokamana mumenye ibintu mushyira ku macano ya ufite ikinyamakuru kibwiriza ubutumwa iyo uvuze ngo zaburi ni iki nsomera zaburi yo gusebya abantu ahubwo se zaburi ivuga ngo iki ngo wowe ushyushye inkuru y'umuturanyi ushyushye inkuru utahagaze ushyushye inkuru nimba ufite zaburi yawe zaburi niyo gusebanya zaburi niyo kuvuga abashumba bariye amafaranga cyangwa zaburi niyo kwingingira umurimo w'Imana uzi ko utemerewe no kubona ibintu bisebya umurimo w'Imana reka mvuge kano kantu iyo ugiye hariya kuri kamera ukavuga ngo musenyeri ngo aha n'aha ngo biravuga ko yariye amafaranga ngo ni igisambo ngo ibiki n'ibiki ukabyinjiramo ibyo bintu nta kintu bimariye ababyumva rwose turabyemeranyeho abantu bumva icyo kiganiro ntabwo buzura umwuka uza kunsomera muri cya kiganiro muri komanteri unyere ku wateye hareruya unyere ku wihannye
avuga ati Imana imbabarire ku bw'icyo kiganiro numvise Imana. Nimba ugiye mu kiganiro cyitwa ko ari ikiyobokamana, ntuvuge Imana ngo yumvikane, ahubwo ukavuga ibibi bibera ngo mu madini, ngo ibi bibera mu bapasiteri, ngo ibi bintu simbyemera. Nimba umuntu yakora n'ikosa, afite uburyo yasengerwa, kumusengera byakunanira, ubuyobozi bw'itorero buba buhari. Anglikani ifite ubuyobozi n'abantu banadufashe, nimba hari n'abayobozi b'itorero rya Anglikani bazumva iki kiganiro, urumva bahesha agaciro itorero rya Anglikani. ikindi nakunganiraho, ibi bintu byadutse byo gusebanya, ibintu byadutse ngo mu itorero ryacu rya DPR, ngo umuvugizi ugasanga umuturage wo hasi nkanjye arahagurutse aragiye aravuga, ntazi naho barara, ntazi naho inama zibera, ukavuga warangiza ukavuga ati iwacu byaracitse, ukadukira itorero ryaracitse. Reka mbabwire, reka mbaho umucyo kuri ibi bintu. Ngiye ikintu cyambabaje ni ukubona uvuga ibibi gusa by'umuntu, ntunagire ikintu cyiza na kimwe ugaragaza. Wari uzi ko buriya Paul buriya afite ibyiza bimuranga, afite n'ibibi bimuranga. Nta muntu n'umwe ku isi udakosa, nta muntu n'umwe ku isi udakora neza. Ariko reka mbabwire, byarambabaje cyane kubura mu ikintu cyiza muri kiriya kiganiro cyaba cyarakozwe na nyakubahwa Dr. Gerard Karimba. None se yagikura he mu makuru acukumbura mu cyamujyanye? Ntago ashaka ibyiza yakoze, wari gushaka ibibi. Kandi ibibi ubundi hari Bibiliya umva uko ivuga. Bibiliya iravuga ngo ubwo bazababeshyera, ibibi byinshi biri muri Matayo, bakabasebya babahora izina ryanjye. Bishatse kuvuga iki? Iyo umuntu ari mu nzira nziza zo gukorera Imana, hari n'abandi bahaguruka. Niyo mpamvu Bibiliya rega iranavuga ngo ni abakobwa 5 b'abapfu n'abandi bakobwa 5 b'abanyabwenge. Turanabarenganya rimwe na rimwe, tuba turi 5 kuri 5. Ni 5 kuri 5. Urumva ni 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfu. Noneho rero ubu natwe twaje kuvuga ibyiza. None ubu ni difference, ni contraire. Ni ukuvuga ngo ubu twaje kuvuga ibyiza, mwavuze ibibi, mutureke natwe tuvuga ibyiza. Mu nyemerere jewe mbaho ubuhamya bwanjye ho gatoya. Njyewe buriya diocese ya Shyogwe yangiriye umumaro cyane mu mibereho yanjye no mu buzima bwanjye. Njyewe mu mwigire yanjye narangije kwiga muri 94 primaire, hanyuma sinigeze nkomeza amashuri, ndagenda nkora akazi k'ubuyaya ahantu hatandukanye. Ariko nza guhamagarwa n'Imana, ndaza ndasenga hariya kuri paruwasi ya Ntenyo, twuzura umwuka wera. Urabizi ndakwibuka Imana twuzuza umwuka wera, dutangira umurimo. Ntangira umurimo ndahamagarwa, hanyuma mba mwarimu w'ikanisa ya Gahengeri, narayiyoboye cyane. Ariko mu gusenga, iyo usenze Imana irakumva. Twahamagaye Imana turavuga ngo Mana, turashaka kugendera muri ya ntego ya diocese, roho nzima mu mubiri muzima. Ndashaka kwiga. Kandi ubwo ashaka kwiga nta bushobozi mfite, Uwiteka ufite ubushobozi. Wari uzi ko buri ibisubizo byacu biri mu bantu? Imana yo mwijuru akoresheje Dr. Gerard Karimba. Ntago yaranzi, nta kimenyane, ntaki, ariko kubera Imana yavuganye nanjye, twarahuye gusa arambaza ati ukeneye iki? Nawe ni umwuka w'Imana, ntacyo dupfana, ntazi ni wacu. Ubuhamya mvuga abaza muri comment baze babuvuga, sindi umwana w'umushumba, ariko kuko Imana yavuganye natwe. Dore iyo ni umuhamya, bari twicaranye, buri wese avuga ngo dusabe icyo dushaka. Nge nsaba ubwenge, saba kwiga. Hanyuma mpuye n'umushumba, hanyuma musana avuga nti ndashaka kwiga. Kwa kundi bagwaza ngo urashaka iki? Imana yigeze gusanga Salomo iramubwiye bibaza ngo saba icyo ushaka, asaba ubwenge. Hanyuma itorero uko bya bindi twavugaga byafashaga abantu bafite ubwo bushake, ubushobozi kandi bakunze itorero, abakozi b'Imana n'abo bana b'abashumba. Nanjye rero mu mahirwe ngirirwamo, wari uzi ko nize kuri buruse y'itorero rya yari diocese ya Shyogwe, ndifashijwemo n'umwepiskopi. Hanyuma ndiga, abantu twiganye kwihanika bose ndabashuhuje, abantu twakoranye umurimo mwihanika mwese ndabashuhuje. Imana yadukoresheje imirimo ikomeye. Hanyuma ndangiza kwiga
sinode nkuru y'itorero sinode ni inama nkuru ikomeye cyane hanyuma irantuma intuma kuyobora paruwasi ya Kagarama muri Muhanga. Abanyakagarama mwese abanyumva inshuti zanjye ndabashuhuje mwese ndabashuhuje twarabanye ndashima Imana nyemerera ubwo buhamya mbukubwire. Reka tuvuge imirimo y'Imana nicyo kitwica. Imana yarakoze nageze mu Kagarama mvuga Imana mfatanya n'ababyeyi mfatanya n'abasaza tuvuga Imana ariko nkagendera kuri kondisiyo y'agakiza yo kubahisha Imana. Bishop uko yambazaga arambwira ati wa mukobwa wanjye ndashaka uzubahisha Imana ntuzasebye Imana kandi niko byagenze. Buriya hari ibintu ubona wareba ukabona nitesha agaciro. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubaha mu mwubahe. Ubundi buriya hari iby'abanyamakuru bakwiye kuvuga hari n'ibyo badakwiye kuvuga. Hari uwo bakwiye kuvuga n'uwo badakwiye kuvugaho. Bariya abantu baba barashyizweho ubwiza bw'Imana, baba barasizwe amavuta. Ntabwo uriya mubyeyi yari wo guhangara ngo upfe kuvuga ngo ndi umunyamakuru ndakora ngo reka muhamagare muvugishe ibintu bijyanye na biriya. Ntabwo rwose kiriya kintu cyo ni ukumwubahuka. Rero biriya nitesha agaciro ku babyumvise tukasanga itorero ryubakitse kuriya uyu munsi bakaba bashaka kuritesha agaciro bigeze hariya. Biratubabaje mu kuri birababaje. Rero numva ahari tutagiye gukomeza kuvuga byinshi, twavuze byinshi, twasobanuye itangira rye n'ahagejeje akora. Turamushimira kuko hari ibyo yatugejejeho, hari ibyo yatugejejeho bifatika. Hari roho nzima mu mubiri muzima nta kibazo, hari iterambere rishoboka mu buryo bwose bw'umwuka n'ubw'umubiri. Twumva rero mu kuri kose nubwo byagenze kuriya nawe nakomere, ntabwo bizabura, ntabwo basa ni Barate na Batobiya ntabwo bazabura, nakomere nubwo byagenda gute. Hari abantu benshi turamwumva turamushyigikiye kandi nubwo ageze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ahubwo nihagiye kugira gute gukora cyane kurenza uko yakoraga. Rero nta mpamvu n'imwe abamuduhanagura mu mutwe n'ibyabamo kuko turabizi aho yatugejeje. Murakoze cyane. Ikindi nakongeraho hari icyo bavuze ngo nyakubahwa musenyeri ngo ntabana n'umudamu we ngo amaze imyaka 30. Buriya byarambabaje cyane. Wari uzi ko yahubwirwa ari urugero rwiza rwo kureberwaho? Mwari mwabona abashumba birirwa bandagaza hariya basambanye babazaniye abana baciye inyuma abagore babo. Mbese hari ubwo mwaba hari hoteli mwamufatiyemo? Mbese hari umudamu waba yarazanye umwana ngavuga ati bundarega Dr. Gerard Karimba yaba yaranteye inda? Mwagiye mureka kwandagaza. Ahubwo sibye n'ibyo madamu wa nyakubahwa yaraguhamagaye arakubwira ati umugabo yarantaye. Ayo makuru arahari ngo ugende uzane madamu wa nyakubahwa agaragaze ko umushumba yamutaye. Ariko uzi ko reka kugira ngo tuze gusaza iki kiganiro tutanizimbye mu magambo, reka ngire umukristo umwe mpamagara muri iki kiganiro wo kuri diocese ya Shyogwe nawe uza amakuru wenda batagira ngo hari n'uwatuguriye ngo tuze kuvuga. Ariko gihe nta muntu uzandagaza umuntu. Iki kiganiro ntago kirarangira, tuzakomeza kukivugaho. Ku manywa dutumira abashumba, dutumira abana b'abapasiteri, dutumire n'abakuriye ibigo bamwe na bamwe abo tuzabasha kubona atari no kuri telefone. Tubatumire tugende bose tubaka ikiganiro kugeza igihe ukuri kuzajya ahagaragara. Oya birababaje ariko byaratubabaje. Niyo mpamvu ntago mwatubonaga kuri social media. Ubundi muzatubona tuza kuvuga ijambo ry'Imana. Ariko reka alo muraho neza Aimable? Yes ashimwe. Ubu twari turi mu kiganiro, twari turi kumwe na channel, hari channel yitwa Fortune Musabimana official.
tuzajya tuganiraho ijambo ry'Imana. Hanyuma hari n'indi cano turi kumwe, hari ikiganiro twumvise cyasohowe na Zaburi Nshya. Ese icyo kiganiro cyavuze kuri diyoseze ya Shyogwe waba waracyumvise? Yego naracyumvise. None se watwibwiye ukabwira abo abari kutwumva mu kiganiro, ukagira icyo utubwiraho kuri biriya bintu, kubera ko kiriya kiganiro cyagiye kivuga kuri Dogiteri Gerard Karimba, bavuga ko ndetse n'abakristo b'Ishyogwe ngo imitima yabo ngo ubu ngubu ngo umeze nabi, ngo babuze aho bavugira, ngo babuze rwose. Ibwira abantu baduteze amatwi muri iki kiganiro, hanyuma n'abari kutwumva ugira ubuhamya waduha kuri Gerard Karimba. Bamuvuzeho ngo ni igisambo, hari ibigo yashenye. Mu by'ukuri uwo mwuka muri diyoseze ya Shyogwe urimo? Murakoze. Ntabwo nabura icyo mvuga nubwo wenda banza wibwira abakumva. Nitwa Muneza Aimable. Ni umukristo wo muri diyoseze ya Shyogwe, paruwasi ya Shyogwe. Ntabwo rero nabura icyo mvuga yenda nubwo mwamuntunguye kuri diyoseze yacu cyangwa paruwasi, cyane cyane ko icyo kiganiro nanjye nakikurikiranye, nakibonye, nacyumvise, ariko njye mu by'ukuri cyarambabaje kubera ko uriya ni umushumba, ni umubyeyi w'abantu benshi, yimikwa nari mpari atangira kuyobora diyoseze iri hasi cyane, nta mashuri, nta mavuriro, diyoseze ikikorera Ishyogwe. Rero kubona abantu baje bagatinyuka bakinjira ku butaka bw'itorero, itorero batanarizi, n'uwo baje gusebya batamuzi, wumvaga n'amazina ye batazi kuyavugaho, nakuba arimo kugenda bakosorana kuvuga amazina ye. Urumva n'umuntu urimo kuvuga gusebya ntumuzi, n'amazina ye ntuyazi. Wabonye ko bagiye bakosorana, ntabwo ngiye nshaka kuyasubiramo kuko uriya ni nyiricyubahiro. Mu by'ukuri rero ibyo bavuga ngo imitima ngo y'abanyeshyogwe ngo babuze uruvugiro, ngo bagize gute, Ishyogwe nta kibazo dufite. Ni umukristo w'Ishyogwe wahakirijwe, uhatuye, Ishyogwe nta kibazo dufite. Ibyo twagiye twumva biriya yenda bashobora kuba babifitemo inyungu zabo tutazi, ariko nyiricyubahiro Dogiteri Bishop wa diyoseze ya Shyogwe, ibyo yakoze nta nubwo wabivuga ngo birangize, yenda cyetse ufite umwanya munini, yenda nubwo byaba bitunguranye, ariko yafashije diyoseze kuva aho yabereye umwepiskopi. Yenda urugero natanga nuko twari dufite abapasiteri bakeya bazi ururimi rw'Icyongereza, ku buryo ndabyibuka rwose muri za 97 n'8 hari igihe hazaga nk'abashyitsi b'abazungu ko diyoseze yari gikorera Ishyogwe, ugasanga yenda abapasiteri bakeya bari bahari, niba badahari ugasanga bagiye kwifashisha nk'aba profeseri bo muri groupe kuza kuba bafasha kuganiriza abashyitsi b'abazungu. Urumva rwose twari dufite ikibazo cyo ku rurimi rw'Icyongereza. Ariko uyu munsi agiye kujya muri pansiyo. Reba abapasiteri bize muri diyoseze, abo bose bize ku nkunga, ku mafaranga y'itorero, ariwe kandi ubigishije. Urwo ngurwo ni urugero naguha. Ikindi cya kabiri, hari ibyo bavuze mu kiganiro, numva bavuzemo ngo yariye ngo imfubyi, ngo n'amafaranga ngo y'abapfakazi. Ukibaza ese ubu ngubu imishinga ya kompasiyo iri muri diyoseze, Bishop niwe uyobora amakompasiyo, arayazana akayaha abayobozi. None se aragaruka akajya imfubyi gute? Iyo abajya iby'imfubyi, ayo makompasiyo yose abantu bayizemo, uko ari ukwenda abantu benshi batabona umwanya wo kuvuga,
babonye umwanya wo kuvuga ahantu diyoseze yabagejeje, kuko ibyo diyoseze yakoze byose byiza byose byitirirwa musenyeri. Ahubwo ikibazo ntabwo abantu bashaka kubona ibyiza, kuko iyo usomye n'ijambo ry'Imana muri Yobu igice cya 4 umurongo wa 18, ubwo mutangiye mvuze ibyo numva haraje, haravuga ngo n'abamarayika ngo dore ntabwo yiringira abagaragu bayo, no mu bamarayika bayo ibabonamo amafuti. Bivuze iki rero? Bivuze ngo iyo umuntu agushakaho impamvu ntayibona. Nge mbona ari nk'impamvu bashakaga, kuko niba n'Imana mu bamarayika ishobora kubonamo amafuti, kuri Aimable jewe ntabwo wamburaho amafuti washatse kundeba. Nyiricyubahiro musenyeri nk'umuntu wayoboye diyoseze imyaka ingana gutya kuriya, akakora amaproje menshi, agakora ibintu byinshi, abafite inyungu zabo ntabwo bashaka amafuti ngo bayabure. Ariko ibyiza birahari, ahubwo ikibazo ni ugushaka ayo mafuti nyine. Ariko mu by'ukuri ayo mafuti ntayahari. Ibyo bavuze byose barabeshya, kuko ibikorwa bya diyoseze birivugira. Urakoze. Iki kiganiro turumva kizakomeza, tuzagutumira ndetse n'abandi bari kutwumva bazaze bashyire muri comment hariya, hanyuma tuzasabere za burishya iduhamagarira abo bantu bazi ibibi byose no muri diyoseze, hanyuma tushyireho umucyo kuko ni ngombwa. Urakoze cyane. Twagira ngo dukureho urwo rwijiji rwo kuvuga ngo abakristo bashyogwe barashize bashiriyemo, n'abandi bose barahari. Imana iguha umugisha. Kandi icyo ni ikinyoma, abakristo bashyogwe nta gushiriramo guhari. Icyo ni ikinyoma bitwaje, bafite ibindi yenda bishakira by'inyungu zabo, ariko abakristo bashyogwe nta kibazo tumufiteho. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri icyo tugikoze kugira ngo dufate. Umugabo ndanamukunze rwose. Wumvise ko ibintu wavuze nawe nibyo asubiyemo. Dusoza, uriya mubyeyi tumuziho guca bugufi, yakira bose. Turumva ahubwo dusaba twifuza ngo uzamusimbura asigire ku birenge bye, guca kwakira abatoya, abakize, abatarize, abatambaye inkweto, buri wese. Imana ibaho umugisha rero. Kanda subscribe kuri channel ya Fortune Musabimana official. Ni channel ikiri nshyashya. Nekereza ko iki kiganiro aricyo kigiye kuyifungura. Byarambabaje. Hanyuma byarambabaje ndayifungura. Byarambabaje jewe n'abandi ndayifungura. Hanyuma tuvuge ibyiza. Kandi Imana yatugiriye neza iduha agakiza. Turaje tuvuge ijambo ry'Imana. Turaje tuganire, turaje dutanga ubuhamya. Ngwino twivugira Imana. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Nakagaruka ubwo turaza kureba muri komanteri ibitekerezo muduha, nabyo turabikeneye kugira ngo tugomeze twubake ubwami bw'Imana, kandi tubone no gutanga impanuro. Wenda tunasoje tugerageze tuvuge abakozi b'Imana neza. Nukuri nimba umuntu hari n'ikibi kimuvugwaho cyangwa kimukekwaho cyangwa kimubeshyerwaho, wibishyushya ngo wumve ko iyo nkuru ari umushyushya nkuru nk'ababandi bo muri Atenani. Abapagani nibo bashyushya inkuru, ariko nta mukristo ukwiriye gushyushya inkuru ya mugenzi we ngo amuvuge nabi. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Nakagaruka.